byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Ni we wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Ni we mutware w'umubiri, ni we mutwe w'umubiri, ni we torero, kandi ni we tangiriro. Ni imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere muhebuje byose, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we kwakira ijambo ry'Imana. Igice cyawe cya mbere turahera ku murongo wa 3 tugere ku wa 10. Ni ku rupapuro rw'194 isezerano rishya. Abefeso igice cya mbere duhere ku murongo wa 3 tugere ku murongo wa 10. Dusome. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'igishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Ndabashimira mu izina rya Yesu Kristo, muraho neza. Nanjye ndashima Imana itugiriye neza muri iki gitondo cya none. Tujya hanze uko umuyaga umeze, Imana yigurira no ku mutima imbere. Umuntu w'inyuma hari igihe ategeka n'uw'imbere. Iyo umuntu arwaye umubiri n'ubugingo hari igihe burwaye. Ndavuze ngo hari igihe. N'igihe hari imvura umubiri gakonja, hari igihe n'iby'umwuka nabyo bisa bikonje. Mu migani aravuga ngo wa munyabutewe uzageza ryari? Nawe avuga ngo reka nipfunyapfunye sinzire, wisinzire mu bakeya. Burya ngira ngo nibiba biri hanze biba bimutera, kandi ngo munyabutego arawuhangane ngo hanze hari intare, hanze hari ibicu, hanze hari amahindu. Umunyabutego ariko vuba, ariko intwari y'Imana ngo ntiyita ku kintu. Indirimbo ivuga gute? Ngo ntiyita ku kintu. Byose iby'isi ntabwo ari ibindi gusa, na biriya byose biba bituremereye. Ndabashimira rero, ndabashimira ko tutari muri abo ngabo, ahubwo turi muri mazina. Izina ry'Imana rirabicara. Kutumvira nanjye ntabwo nasengeye hano, yewe ndetse n'ikindi cyabibanjirije naje iteraniro riri kurangira. Ejo bundi natunguwe n'iteraniro n'ahantu bibaye ngombwa yuko njya ntabiteguye,
ishimwe ko muri byose Imana yakomeje kubana natwe. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro rwose. Nejejwe n'Imana ku magambo tugiye kuganira. Mu kuri muri njyewe ni amagambo avuga cyane. Wenda nshobora kutayasobanura uko nyumva, ariko bayasomye neza, ndagira ngo yumve kuruta uko ngiye ngiye kuyagusobanurira. Nta nubwo ariyo ngiye gutindaho, wenda ngo some ibice, ariko ndagerageza kuvuga muri make ijambo ry'Imana rishaka kutubwira. Buriya niba umuntu wese mukuru uri hano uzi Imana, umuntu wese wamenye Imana, umuntu wamenye Imana akamenya na Satani. Kuko buriya kumenya Imana ni byiza, ariko no kumenya na Satani nabyo ni byiza. Kuko iyo utazi Satani, iyo utayimenye, ntabwo avuga kuyimenya ko kuyemera, ariko ndiwe ukamenya ko iriho, ukamenya ko ikora, ukamenya n'amayeri yayo. Kuko iyo ni inyamayeri, sivuga ubwenge, ariko ni inyamayeri, ni inshakura, ni inzoka, igacengera cyane, ikamenya kuvanga ibintu, ikamenya kuvanga nabi kandi. Waba utegereje kurya bikameneka, ati ni ibisanzwe ni impanuka. Ariko burya iyo ubizi icyo yakoze, waba wahinze ikivanga ntusarure bikarumba, waba uri mu kazi kagutunga nako ntikagutunge, ukagahuzwamo cyangwa kakaburamo amahoro, cyangwa kakagurirwamo. Nk'uko Satani ivanga, kandi ikavanga cyane, ntabwo ari aho gusa, iraza ikivanga mu by'isi. Tubona wowe umunyeshuri ukiga ugakora ikizamini ugatsinda. Ntabwo ari buri gihe, kuko Imana yacu iri hejuru cyane, ifite imbaraga ziruta izo mbaraga za Satani. Ejo umuntu yarantefanye ijambo rirankomeza, ni ijambo nigeze kumubwira mu 2013 arwaye kanseri. Ndamusura mubwira ijambo ry'Imana, aja kwa muganga, kamabwire cyari cyabaye. Abantu bari bambwiye ngo wowe pastor, ngo mubwire yuko wasigaje amezi 6 agapfa, ngo ntiyirirwe aja kwa muganga. Ndababwira ngo iryo jambo ntimwongere kurivuga, mu izina rya Yesu Kristo aragenda kandi azagaruka. Nuko musomere ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga ziruta inyundo iyo ari yo yose, rifite imbaraga ziruta imbaraga z'abantu, imbaraga za dayimoni, imbaraga za Satani, imbaraga z'ishakura, kuko ari ijambo ry'Imana. Hanyuma musomere ijambo ry'Imana, aragenda kuko agira ibibazo bikomeye cyane by'uburwayi, ariko arakira. Ejo arantelefona ngo nibutse ijambo wambwiye, ngo nibutse ijambo wambwiye ngo yuko inzuzi ziteye hejuru, ngo n'amajwi menshi, ngo nuko Uwiteka uri hejuru yabyo ngo birusha imbaraga. Haleluya. Uwiteka uri hejuru y'imbaraga z'isi azirusha imbaraga. Imana yacu ifite imbaraga zikomeye cyane. Nuko kuvanga, murababarira ngiye kwinjira mu ijambo nabateguriye Imana yampaye. Nuko kuvanga, Imana iri hejuru yabyo. Haleluya. Ugategura ibyishimo, ariko rimwe na rimwe ntubibone uko ubishaka, ariko Imana ikaza ikabihindura, bya byishimo bikagaruka. Ntibyatubayeho, ntibyababayeho, ntimubizi, nta buhamya mufite, ntimufite ubuhamya. Tufite ubuhamya no gutubwiye muri aka kanya. Izo nizo nzira z'umwanzi, ariko inzira z'Imana
nizazinda abaririmbyi baturirimbira n'ibihumbi kugira ngo itugirire neza. Haleluya. N'ibihumbi kugira ngo ikugirire neza. Jya ubyibuka. Ejo kuwa gatanu ndashatse kubatangira n'ubuhamya. Nagiye gusura umuntu w'umubyeyi. Umubyeyi w'umukecuru w'inshuti afite yararimo arashingira umwana. Arambwira ati pastor, ugize neza. Ntabwo ari uwo muri toro ryacu. Ugize neza. Atari ko nawe ni ntambara zirenze uko wemera. Ati narapfuye kuko mva na ba mwana niko babita wawe umuntu ba mwana no kuvuga aho umukobwa we bazajya. Ati dupfira ijoro rimwe kugira ngo ubukwe bupfe. Ati ndara napfuye. Ati undi mumama w'umuhungu nawe arara yapfuye iryo joro. Ati twese kugira ngo bipfe. Nuko ati mama burya iby'Imana yavuze tibikurwaho n'ubwo intambara zahagurutse. Yashimaga Imana. Ndabwira ati niyo mpamvu n'ubundi ukwiriye gusenga cyane ubwo nyine ubukwe bw'umwana bwari butaraba. Ariko nabwira ati ni ngiki icyo ijambo ry'Imana riberaho. Nuko wari wapfuye ariko azuka. Nawe yapfuye ariko arazuka kugira ngo ubukwe bw'umwana bw'abana bugende neza. Nibwo ndababwira uburyo Satani yajya akunda kuvangura. Si ibyo gusa ntabwo arahaza agarukira muri ibi by'umubiri. Aragenda agashaka no kutubuza ijuru. Aragenda agashaka no kutubuza iki? Ijuru. Agatambika icyaha imbere uwabumuswa ukakigwamo. Imana itagushoboza ukakigwamo. Burya ngo ukora icyaha ntukibwire ko ari ugukina. Satani ntakina. Ntajya akina we. Azi icyo agendereye. Burya icyo agendereye si ukugukoresha icyaha. Icyo Satani agendereye ni ukukubuza ijuru. Kuko icyaha cyose kibuza ijuru. Kandi intego y'ubuzima bwacu ni ukuzabana n'Imana. Amen. Icyaha icyo ari cyo cyose nubona uragenda ukagwa mu mutego w'icyaha. Ukongera kandi ukagwa mu mutego. Jya umenye ko Satani akwiruka inyuma kugira ngo azakubuze ijuru. Intego yiwe ntabwo ari ukugucumuza gushira. Intego yiwe ni ukugucumuza kuzarangira ubuze ijuru. Kandi Bibiliya iratubwira ngo ese byaba bimbariye iki nigira imitungo nkagira ibintu byose byo muri iyi si ariko sinzabona Imana? Byaba byamamariye iki? Byaba byamaze iki? Niyo mpamvu bavandimwe bakundwa mutagomba gukina n'icyitwa ikibi, icyaha. Icyaha ni uburiganya. Icyaha ni ubugome. Icyaha gitandukanye umuntu n'Imana. Icyaha si amavuta twisiga ngo tugire meza. Icyaha si amata tunywa ngo tubyibuhe. Icyaha nticyubaka. Icyaha kirasenya. Icyaha nticyubaka. Icyaha kirasenya. Icyaha ntikizakubakira urugo, kizagusenyera urugo. Ntikizakubakira umusore, kizagusenyera umusore. Ntikizakubakira umukumi, kizagusenyera umukumi. Ntikizakubakira akazi, kizagasenya. Icyaha ni kibi, ni kibi, ni kibi, ni kibi. Imana yanga icyaha. Imana yanga icyaha. Ikanga icyaha, ikanga icyaha. Satani rero dore uko ikorayo. Iraza ikavanga kugira ngo ikubuze ubwami bw'Imana. Kandi ubwami bw'Imana nibwo duharanira. Itubuze kuzagera mu bwami bw'Imana.
ariko wenda ibyo byo birekere murabizi, ariko hariho n'ikindi. Uyu munsi amatorero yose wenda ni abakabije, amatorero menshi yo mu Rwanda arimo aratekerezaho. Wenda twari kubyumva no mu matangazo, ariko uyu munsi amatorero menshi yinjiye mu minsi 40 y'intego. Nanjye mbyumva bwa mbere, ndavuga muri ya myaka ariko bari yatangiye kwigisha intangaha, ndabyumvaga mukuru ari intego yo kugira ngo tubyigure tugire gute tumere neza. Ariko maze kwinjiramo neza no gusoma icyanditse byera bivuga, nasanze Imana itatugiriye neza. Imana itatugiriye neza ngo twige ibyanditswe byera, ngo twumve n'abahanuzi b'Imana, ngo twumve n'abamurikiwe n'Imana. Abahanuzi b'Imana bavuga ni bande? Niba ari abantu bose bagize ishurirwa bakatubwira ubutumwa, n'urihishurirwa ubasha kukubwira ijambo rizima. Niba ari abahishuriwe mbere bakatwandikira ibitabo, niba ari bose bariya bagize ishurirwa rikomeye cyane. Icyo turi buganire uyu munsi, muri uyu munsi wa mbere w'iyo minsi 40, ni ijambo ryoroshye ariko kandi rikomeye ryo kwibaza ngo ese Imana yandemeye iki? Intego yanjye no kubaho ni iyihe? Kuki ndiho? Mukuri iri jambo nditegura nibutse umuntu, abantu bake, abantu wenda bari mu kigero cyacu bagiye bakurikira inyigisho za Hospital, bariya bavuga ubutumwa ba kera. Nakoze nta nubwo bya kera cyane babayeho muri iyi myaka yacu. Niwe wavugaga ngo umuntu azajya yibaza ibintu bitatu. Umunyabwenge wese ngo azajya yibaza ibintu bitatu. Yibaze ngo ndiho naravuye hehe? Uyu munsi ndiho ni hehe? Nyuma y'ubuzima najya hehe? Ngiki ibibazo bitatu bitagomba kugusibanganamo ngo byibagirwe. Uriho waravuye hehe? Uri gukora iki muri iyi si? Nyuma nzajya hehe? Niba igihe turimo twiga by'ubuzima bufite intego, nta kindi abantu tukibaza ngo ariko ese iby'Imana yaturemeye turabizi, tubirimo, tubigenderamo? Kuko Satani, mfite impamvu natangiye n'ariya magambo, Satani ntabwo ukoze icyaha gusa, ariko hari ikindi kibi akora. Iyo aje kukubuza amahirwe, anagusiba mu maso ukibagirwa n'icyo waremeye, ukatangira ntiwibaze ngo Mana, ngo kuki wandemye? Ese niho kuri iyi si kora iki? N'iki kiri imbere? Wandemeye iki Mana? Wandemeye iki Mana? Icyo nicyo tukibaza. Burya Imana ntihubuka, nitwe njyewe ni uwa mbere guhubuka, wenda nawe ukaba uwa kabiri kubera ko turi abana. Ninde wa kabiri? Urakoze cyane. Dr. nawe mbona wa gatatu. Nijye nimero ya kwanza kuba. Mbega rero bibwira mama Jacqueline mukanya, niba habaho umunyantege Nuhu, nanjye mbarimo n'uwa kabiri ngo uriya n'uwa gatatu. Imana ishimwe ku rwego rutari aba kane, wenda mwaba nk'abijana. Ariko icyo ijambo ry'Imana rishaka kutubwira ni iki? Burya Imana ntihubuka. Wowe nanjye dushobora guhubuka, ariko Imana ibintu byayo byose ibikora neza, ikabikora muri gahunda, ikabikora yarabigambiriye, ikabikora ikintu cyose mu mwanya wacu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ikintu cyose mu mwanya wacu, kandi yarabigambiriye, ikavuga ngo uzavuka kwa Sipiriyani. Tushobora kuyihindura kuko ubuntu bwayo n'umunezero wayo n'ibyishimo byayo n'umugambi wayo mwiza ni ukuvuga kwa Sipiriyani.
Yesu ashimwe cyane. Ubuntu bwayo bwinshi no kuvuga uri umunyarwanda uko niko yabigambiriye kuva kera mu isi itarabaho irabigambirira, ariko kandi si ibyo gusa, ntabwo ari ahangaha igarukira. Iri kurema irakuvuga ngo nkuremye uri mwiza, abandi bantu wenda bakavuga ngo uri mubi, abandi bantu bakureba bakavuga ngo uri mubi, mbega umuhungu uteye nabi. Imana yakureba ikavuga ngo mbega umuhungu uteye neza. Haleluya. Imana ishima ko itakivuga nkawe. Niyo bavuga nkawe, niyo bavuga nkanjye, ntituba turiho. Imana ivuga nk'Imana, igatekereza nk'Imana, igakora nk'Imana. Amena. Niyo mpamvu iri jambo nasomye muri iki ryuzuza umunezero n'ibyishimo pe. Itekereza nk'Imana, ikavuga nk'Imana, ikagambirira nk'Imana, igasohoza nk'Imana. Haleluya. Erega kandi ntiwayikoma mu nkokora ngo ibaze ngo wakoze, ngo kubera iki wakoze iki ngiki. Kuko umugabo witwa John Piper niwe uvuga neza cyane ngo Imana sinzi ko wenda ijambo ntabwo ndi kubona ijambo ryiza nakoresha ngo ihanura ibizaza. Reka nkoresha ibyo ngibyo, ihanura ibizaza, kandi yamara guhanura ibizaza ikabitegura, yamara kubitegura ikabisohoza. Haleluya. Haleluya. N'ubuzima bwacu n'icyo yaturemeye yarabiteguye, iragitegura, iragihanura isi itarabaho. Niba tubasha guhanura, Imana niyo muhanuzi wa mbere. Haleluya. Niba ubasha kubona gato gusa kariya abafaransa bita l'étincelle y'urumuri, ujya ubona urumuri, iyo urumuri rutoya kariya kava ku muriro kagasa n'akaguruka ngo ni iki? Kariya gato ubasha kuvuga ngo Imana iranyeretse, ngo mwari muzi ko ibyo Imana inyeretse, buriya ni kariya ubona, ariko Imana niyo ibona bigari. Imana niyo ibona byose, kandi yamara kubibona ikabitegura ngo iki kizaba n'iki, kandi byose yamara kubitegura, igihe cyabyo ikabishyitsa neza. Igihe cyabyo ikabishyitsa neza, kandi n'intego zacu n'ubuzima bwacu n'icyo Imana yaturemeye. Hari icyo Imana yaturemeye bavandimwe. Nubwo ndi kuzenguruka, ariko icyo nshaka kukubwira ni iki muvandimwe, hari impamvu Imana yakuremeye. Hariho impamvu Imana yakuremeye. Ntabwo Imana yapfuye kukurema gusa, hariho ibyo Imana yavuze kuri wowe, hariho n'impamvu Imana yakuremye. Nkoresha ijambo wenda ritari ryiza cyane nk'igikoresho cyayo. Satani rero uko ikora ni ukukubuza gukora ibyo Imana yakuremeye. Imana tubabarire. Ubucakura n'ubugome bwa Satani, inshuti muvandimwe uri hano, ni ukukubuza gukora icyo Imana yakuremeye. Ngubwo ubugome bwa mbere bwiwe, ni ukukubuza gukora icyo Imana yakuremeye. Kuko Imana yaraguteguye, irahanura mu bumana bwayo iyi misozi n'aya mabuye n'iyi migezi n'inyanja n'ibintu byose bitarabaho. Imana ikiri Imana yonyine, idafite ikindi kizengurutse, idafite ibindi bizengurutse. Irahanura mu bumana bwayo ngo wowe Thierry uzabaho, ndaguhanuye imyaka ibihumbi na miliyari. Nawe mama, nawe papa, nawe mwana, n'undi uzaza. Kandi icyo kuremeye niki. Ntabwo ari byiza ko rero nibagirwa icyo Imana yakuremeye. Icyo turimo turasaba itorero uyu munsi ni iki? Icyo gihe Umwuka w'Imana abwira ni iki? Icyo Umwuka w'Imana akubwira ni iki? Ni ugushakashaka ukamenya icyo Imana yakuremeye. Ese Imana yarandemye ngo ngwize amafaranga na gato? Imana yarandemye ngo mumukene na buke? Si icyo Imana yaremeye.
Imana yarandemye kugira ngo nige nsome minuze. Icyo si cyo Imana yaremeye. Ibyo ni iby'ubuzima Imana ingabira n'ingabira. Haleluya. Turacyari kumwe. Ariko hari ibintu bikomeye cyane abantu tutajya dutekerezaho n'abakristo batajya batekerezaho. Ni ukuvuga ngo Mana twishurire icyo wandemeye. Ninde wagiye mu butayu ko tujyayo? Ninde wagiye mu butayu ngo abwire Imana ngo Mana naje kukubaza kuki wandemeye? Wandemeye iki? Ni iyi ntego y'utundebe. Wandemeye iki? Bishurira umbwire impamvu. Bishurira impamvu ndiho. Erega Imana ntiyabiguhisha. Izakwereka imirimo n'ibitangaza yakuremeye. Izakureka wige, izakureka ucuruze, izakureka uririmbe, izakureka ukora indi mirimo, ariko iduhishurire itubwire ngo icyo nabaremeye ni iki ngiki. Haleluya. Kuko bya jambo twasomye mu Baefeso riratubwira ko ibyo turi byo n'ibyo Imana yaturemeye n'intego z'ubuzima bwacu twabisomye hariya ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Haleluya. Yagambiriye kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe. Kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu bukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu, kuko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Haleluya. Iri jambo rishaka kutubwira iki? Ibintu nibisohora, igihe nibisohora, iki gihe ni igihe cy'itorero. Nibisohora Imana yerekana ibyo yagambiriye ngo yuko ibintu byose ibiriho, ibizabaho, bize byinjire muri Kristo Yesu. Nanjye ndimo, nawe urimo. Bishaka kuvuga iki? Icyo Imana yaturemeye niyo yonyine yaratwiremeye, iranaturema ngo tuba abana, idukoreshe. Ntitwaremewe gukora ibyo twishakiye. Iyo utangiye gukora ibyo ushaka, bya bindi natangiriyeho, uba watangiye guhusha icyo Imana yakuremeye. Ariko ngo igihe nikigera cy'itorero, igihe nikigera Kristo yaraje akavuka, agapfa, akazuka, icyo gihe nikigera ngo ibone uko iteranyiriza ibintu byose mu itorero, ibiteranyiriza mu mukunzi wa Yesu Kristo. Ngo ari iby'ikuzimu, ari ibyo mu ijuru, ari ibimera, ari ibivuga, ari ibitavuga, ari ibigira amajwi atumvikana, ari abamarayika, ari isi y'ubutaka, ari ijuru, ari ibiri mu ijuru. Ibyo bintu byose ngo bizane ibihurize hamwe muri asambure imwe, mu kintu kimwe, mu muntu umwe, ariko Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Twese ubwo twaremwe n'Imana, ariko twemererwa gukorera Imana. Yesu ashimwe. Ababa hanze y'Imana baba kwane, ababa hanze ya Kristo bari kwane. Ko batigeze baremerwa ibyo ngibyo, ko batigeze baremwa ngo babe hanze y'Imana. Mukuri ibintu biba bikomeye cyane, nubwo bivuga wenda mukumva ari ibintu byoroshye, ariko icyo Imana yaturemeye imbere na mbere nuko twinjira muri Kristo. Nta tangiriro ririho ritari Kristo, nta herezo ririho ritari Kristo. Nanjye ndi muri Kristo, nawe uri muri Kristo. Intego yanjye ni ukuba muri we.
zigenewe ziriya ntego zose, ariko ndababwira ko Imana iturema niyo yonyine twaremewe. Haleluya! Niyo yonyine twaremewe nk'ibikoresho byayo, nk'abana bayo, nk'abakunzi bayo. Gusohokamo ni ukwibuza ubugingo. Kuva muri Kristo ni ukwibuza iki? Ni ukwibuza ubugingo. Narimo nsoma ntegura ubutumwa, nsoma amakuru y'umuntu wari warakize cyane. Isi irimo abakire, wenda nturebe waba uzi, isi irimo abantu bafite ngo icyo yashakaga cyose ngo yakigeragaho, icyo yagambiriraga cyose yakigeraho kubera ubukire. Ngo ariko umunsi umwe ngo aratekereza ngo kubera iki ngo ntabasha gutegeka amasaha 28 y'umunsi, ngo nitegekere agenda uko ndashaka. Ndaje mu gihugu nshaka, ndagera ku byo nshaka byose. Ngo ariko kuki ibintu sibo rwose byoroshye? Iyo minsi ngo isaha irarambiye, ngo iya kabiri irarambiye, ngo iya gatatu irarambiye, ngo burije. Ngo kubera iki ntabasha kubitegeka? Ageze aho ngaho aravuga ati nubwo ngera aho nshaka, nkavuga ibyo nshaka, kandi ibyo nshaka ngakora ibyo nshaka, nta mbaraga mfite. Nanirwa no gutegeka umunsi, nanirwa no gutegeka amasaha 28 ndeba. Aravuga ati nta mbaraga mfite. Arahindukira aravuga ngo ni ufite imbaraga, ngo ni Imana yonyine. Amenya Imana. Aravuga ati guhera uyu munsi noneho, guhera uyu munsi ndinjiye muri wowe, ibyo ukoresha ni wowe ubizi, kuko mbonye ko ibyo jewe nibwiraga nibeshaga. Yesu nashimwe cyane. Abantu baribesha, burya Imana niyo ifite, niyo yaturemye, niyo izi n'icyo yaturemeye, niyo izi n'impamvu iyo ari yo yose yaturemeye. Hariho impamvu mukuri yacyatumye Imana iturema. Imana ibyo ivuga, wenda ubutaha ngiye gusoreza ngaha kugira ngo mbatere amatsiko mbabwire ngo mukuri hariho icyo Imana yakuremeye. Ibyo Imana yaturemeye nusoma muri iyi minsi 40, iminsi tugiye kwinjiramo, ngiye kugutera amatsiko. Hariho umwigisha uduta, hariho umwigisha Imana yahishuriwe, hariho ibitabo Imana yandikishije abantu bayo. Ugende ufata umwanya rwose ukoresha iki gitabo, ukireba aho wakibitse cyangwa ukigure cyangwa ugitire, urebe icyo Imana yakubwiye. No ku cyumweru kiza tuzabyiga iby'Imana, guhusha intego no guhusha icyo Imana yakuremeye. Ni igihombo gikomeye, ni ukuri, ni igihombo bavandimwe, ni igihombo. Ndagutera amatsiko nkubwire ngo n'icyo Imana ndagushaka muri iyi minsi 40 umpishurire ubwire icyo wandemeye. Kandi njyewe ndagifite, nawe uragifite, ariko hari ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rizabiguhishurira, uzabisanga muri biriya bintu 5 biri mu itegeko risumba irindi, biri no mu nshingano isumba ibindi. Si byinjiramo no biriya biri mu itegeko risumba irindi no mu nshingano zisumba izindi nshingano. Uzasangamo icyo Imana yakuremeye. Wifushe ubuzima bwawe gusa rero. Reka ndeke kwibuza amahirwe, wifushe ubuzima bwawe gusa, wibuza amahirwe Imana yatagukunda. Nukuri ndakubwira ngo nubwo waba wakoraga ibyo wowe ushaka, ariko ibyo Imana yakubwiye, ibyo Imana yakuremeye biracashoboka kubikora, biracashoboka ku itorero ry'Imana bikora. Ndagira ngo utere amatsiko, ubishake iwawe mu rugo, ubisome, uzabibona. Nanjye uko Imana izabimtoboza nzabibigisha, ariko n'abakozi b'Imana bandi tuzafatanya. Ariko ubishake. Sinzi uko Imana, uko Mwuka w'Imana akubwira, ariko byaba ari akaga gakomeye. Imana ikakubwira ngo ntiwigeze wuzuza icyo nakuremeye.
ngo ntiwigeze ugera ku cyo kuremeye ntiwakigezeho. Kera twiga indimi hari ibintu baduhaga noneho ukandika ibintu byinshi kandi ukibwira ko ari byiza. Ntabwo nzi namwe mwiga none aha ngaha ntibayibaha ukibwira ko ari byiza. Mwarimu akabisoma byose akabigera acisha mu murongo ahereye hejuru akagera hasi akakubwira ngo wanditse byiza ngo kandi byinshi ngo ariko ntibyari mu murongo w'ibyo twabajije. Ukikorera amaboko. Burya guhusha icyo wabajijwe ni akaga gakomeye cyane. Umwarimu yigeze kubyigisha yigisha imibare myiza cyane y'ibitare w'umuhanga, ariko ngo baje kubaza mu kizami cya leta abana bose baratsindwa basanga yarigishije ibitari kuri porogaramu kandi nabyo byari byiza. None se waba uri muri iyi si ukora imirimo ariko kandi uri hanze y'ibyo Imana yakuremeye ugasanga utari muri porogaramu, ugasanga warahushije. Ni igihe ni iki batera amatsiko ariko si kugira ngo musuze ibyo nshaka. Ndagira ngo Imana nawe muhabanye muvuge ngo Mana ni ukuri imyaka nsigaranye yo kubaho, imyaka ukintije yo kubaho, igihe ukintije cyo kubaho ngiye gukora icyo wandemeye. Haleluya. Hanyuma none Imana nituhamagara nitwagaruriye munsi izatwambika amagambo uvuge ngo bana banje ni ukuri Imana ikoze ibyo nabaremeye. Idushimire. Imana ntizadushimira twakoze ibyo itaturemeye. Amen. Kadusenge Imana. Mana data twese